Nadine. Yambi. Sisira amakuru. Ni meza sheri. Ayawe. Meza. Yo warakuze mama. Ntabwo ari cyane. Iminsi myinshi. Cyane. Yo karibu. Mu rugo bamize bate? Abaraho nta kibazo. Ni karibu sha. cyane. Wari ukumbuwe, twari tugukumbuye cyane pe. Rero ni igeretse nini. Nadine amakuru yo mu rugo se. Sha amakuru ni meza Umukecuru araho nawe ariko ndabona umeze neza. Urebye ntacyo twari tubaye. Nawe urasa neza biteye ubwoba. Oya njye nabirenze. Urasa neza cyane n'ukuri. Mumeze neza ariko. Turaho nta kibazo. Umutware nawe nishimye. umugabo wawe ni umusinzi kuko nibyo cyangwa ni amakuru y'abantu kare byose ni ibiki ni amagambo y'abantu ibyo ntabyo nzi izo nkuru nzumvana abantu benshi ahubwo njyewe nari nzi ko nzakwibariza wowe nyir'ubwite abantu bagira yabo rwose njye tubanye neza nta kibazo pe nuko nyine nta kundi njye nuko nari nazumvise ariko ndavuga inti nzakwibariza ariko ntacyo niba mubanye neza ntutwaye bimeze neza cyane rwose ibyo ni amagambo y'abantu ntuyazi se wowe baye ngiye gusenga ubwo turabona n'inzu ariko namwe ngira ngo muri bujye gusenga. Nta kibazo papa, rugenda rwiza. Eseki mba nkubaza papa wawe azajya ahora mu masengesho kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru nta munsi wari mwe azagira ikintu na kimwe yamarira urugo rwe njyewe bimaze kubirambirwa ibingibi nanjye rega ndasenga kandi nkabifatanya n'akazi njyewe narumiwe. Mama buriya rega papa nanjye yaranyobeye none se ku wa mbere aba ari mu masengesho ku wa kabiri mu masengesho ku wa gatatu mu masengesho buriya nanjye rwose ntabwo nzi ukuntu twabigenza byaranyobeye nanjye gusa wenda buriya muzaganire buriya hari igihe wenda yazahinduka ntabwo mbizi. Kumangiye worohe. Siko twabonye umushyitsi ariko. Ninde se wa? Nadine ya. Reka. Nje umushyitsi. Reka da. Nadine. Karameshe yaje musuhuza. Kubona wabaye mwiza da. Ngari cyane. Umeze neza? Umeze mute se mwe? Natwe twari turaho. Nani mwari mumeze neza se? Turashimye nta rwose. Ndabona rwose hari impinduka. Ndabona atarakuze cyane. Birarenza ahubwo. Sinzi ikintu asigaye bamugaburira. Hoya nta birenze n'ibisanzwe. Neza. Baza mukecuru rwose na muzehe hari ikintu bakoze. Nta kidasanzwe rwose. Sheri muri utese wowe. Nadine ntakazi nananiwe ariko nta kundi. Nese ko mara ntacyo wakirije Nadine bimeze twahereye mu biganiro ndabyurirwa Nadine ntakirize iki. Ko mana si ugira ngo sinaje nujuje. Cyokoze wenda nk'amazi wenda niyo nshaka. Amazi yo kunywa. Nibakurebera akantu baduha. Meze bite mu rugo?
urebye nta kibazo gihari, umukecuru ameze neza araho, ibintu ni amahoro Reka cyane. ndabona ari biyonde sheri ntabwo wowe nkuzanira amazi cyangwa ufata kandi kandi ndumva nta kintu nkeneye usibye amazi. okay Zanira amazi nta kibazo. Nakugira ugende kumugurira agafata aza kunywa da. Kugira ngo uru rugo rurakennye. yarabizi Kona de. Usiko wari watinze urabona burije. Wabonye imodoka? Uzi ko kubona imodoka byo byoroshye. Ibyo muri corona aho wari ugiye no kugira nta kibazo. Murakoze sheri. muze yaraho na mukecuru sheri suri bimenyeho amazi Shabyihorere. Uzi icyaka nari mfite. nywa neza nyine Naka gahanya nako kaba kanzonze. Nakundi bukambiki. Sheri waretse se nkabanza nkahindura ino shati kubona yanduye. ngaho genda uhindure ka mbenganiriza Nadine. Uganiriza Nadine nta kibazo. Nadine ariko ndabona ari ibirenze. Ehe urabona ukuntu yabaye ni icyuki Yata. Nadine urasa neza cyane n'ukuri kunyanya Ariko ntabyo mbona pe. Yewe ntibisanzwe. wabaye inkumi warakuze biteye ubwoba n'ukuri urabona ko ugiye kuncaho Ariko nanone ntabwo umuntu akomeza kuba umwana ntabwo biba ari byiza kandi umuntu yarakuze. urabona ko wanciyeho byarangiye kabisa Biracyari kure. Chérie, bite? byiza Ugiye muri telefone cyane. ni umuntu wari unyandikira hano kuri WhatsApp nari ndi gusubiza. Chérie, none kibazo wanije telefone yawe gato. Bahamagara manager ku kazi. Telefone yanjye oya rwose pe telefone yanjye rwose utayijyana nayo ugasanga nayo urayitaye babarira rwose pe ahubwo reka nkubwirire gasore agutegurire breakfast ngewe ndabona amasaha mfashe. Okay. Mubwira agire vuba kuko nanjye mudakererwa. Sawa. Cecilia gihera. Nadine bimeze bite? Bimeze neza. Basizana mu rugo wenyine. Ese mukuru wawe agiye he? Nzahamagayeho gatoya ariko araje. Nadine, mwe tube twiganirira mukuru wawe ataraza. Kuki? Oya rwose ntabwo byakunda. Ese ibyo nkubwira ntabwo uri kubyumva? Oya ntabwo byakunda. Nawe ujye umenya kuri mukuru. Ntabwo byakunda.